senga cha senga senga komeza imivumo mukure mu burayi mukure mu mivumo mukure mu umva umurogore kuko afite abazimu n'abazimu kandi komeza ukore ibi bishire neza mu tentire yashizemo ibirangi mu mutwe imisatsi nk'iyi nituyikeneye kuri Kayusi mu izina rya Yesu amen nawe uzogosha ariko nabonye ufite n'ugwiri ku musatsi hejuru senga ntabwo urangiza gusenga ariko uyu muntu senga cyangwa ngiye nkunamishe ngufatisha mu rusengero amwita Laurentina ahangaha turi kuri Kabyindi yanyu yaje bayita Laurentina TV show Kabyindi ni Kabyindi nyene si yuko bayita kandi warasaze ni Kabyindi TV show ni Laurentina TV show ariko bakora muri konsebya ariko Laurentina ko ariko witwa se arumeze se Laurentina subuza nta kibazo meze neza Kayusi utanga pick up oya nabyo nsibye none sumeze ute meze neza yenda uyu munsi nakuzanye ubu dutangiye weekend tuvuye hehe tuvuye gusenga bijye nivuyemo abantu bavuye gusenga cyane rwose ngo tuvuye mu kibada se oya reka abagore bajya mu ibada ntabwo bajya mu ibada so ariko rati njye mfite amakuru uriya mugabo bita Jitafu ko nigeze kumva ngo uri mu sister we ngo uri mushiki we nibyo cyane ntabwo ari byo aya makuru yakuye he njye ngira neza kandi ndabizi ko mwenda gusa kuko mufite gasura so nkeka ko na cameraman azafata isura ya Jitafu ni yawe ukabishyira hamwe akabanza akareba ukuntu ibintu bimeze akareba niba amasura yabahura amasura abonye dusase murasabwo byemereye akose tudasase twese nituva amaraso muva amaraso amwe none ako papa wawe arabizi ko Jitafu yasaze ninda ko yasaze ntabwo ari muzima gute ariko se Laurentina kakubwira yamaze igihe mbona abagore n'abagabo bashwana kandi ubwo bashwanye mu by'ukuri bamwe n'abapfa amatungo bagapfa n'ibitungo bagapfa n'ibiki ngo kutanoza amabanga y'urugo mu by'ukuri bya bintu ntabwo bikigezweho ikigezweho ni ifaranga ni kashi n'amafaranga kashi do kashi oya ariko abantu bapfa ibintu byinshi ingo zazi ndashaka ko tubyina n'akaririmbo urabyemera tubyina akaririmbo akahe akaririmbo karani gahongayiro karine gahongayiro sugazi wapi ko nakahe ari nagahongayiro naguze indirimbo ze mwa bazizi si ubundi ufana ari izo nzi n'izo ntazi ari izo mbanzi n'izo ntazi rese nigire najyo iyo uzi ni iyihe weyitere ndahita nyimenya tu mwana wanjye ko biteguye umutima urananye ugiye mu muyi iyo ndirimbo ni ya Casanova narinzi ni ya ahubwo uri kumbeshya narinzi ngo ni Arine Gahongayire ariko nibutse ko ari Afrolegi ya yuriya muhanzi bita Casanova sinzi umwaririmbye mu myaka 3 imyaka itisije nakubona kandi ugize z'umutima narihanganye narapromotse z'umutima suizi ariko uko wica buririmba no urabona turi kuganira none uzanye ibyo kuririmba reka twiganire none sasa uyu munsi wase reka ngize kuri sibyo ingurube n'injango watunga ikimunzi wawe ingurube n'injangwe natunga ingurube mbwira ibisobanuro by'ingurube kubera icyo watunga ingurube mbese ko ari inyama ko akabenzi kararyoha ngenda n'agafungo none se injangwe yo si inyama injangwe nese injangwe barayirya imbwa se imbwirinda urugo gutatu n'urukwavu ngo natunga iki natunga urukwavu ni inyama mani none se urukwavu rwagutabara ute ariko imbwa yagutabara oya urukwavu ni rwo sawa imbwa se ubundi wagize ngo ikibazo iyo upfuye uriye reka nkubwire Imana itakurinze agize ngo iyo mbwa yakurinda uhita uvuga ngo urugo ntihande ajya avuga ngo urugo rutizera rugira ute rubyara ububwa ahubwo rwizera mu mbwa nyine bavuga ngo imbwa nizo zitumye mu bikoko byo kwisi bibaho ni ikihe gikoko uzi gifite ijwi ryiza cyangwa ndatsinzwe ngaho cyembwirere inkoko kokoriko ariko uziko ari ibyo n'inkoko ariko uziko n'inkoko itubyura saa 9 na Yesu yagupfa yaramutse yarabitse nako yarabitse naize ngo yaramutse ariko yarabitse none mbwira ijwi iginkoko nturyemera byiza
ikuzindura ugiye ndaryemera wari ufite gahunda yo guterwa igahita ikuzindura ugahita wikanga ugasanga umwanzi wari kuri hejuru ugahita umugwanya ugahita umurangira sasa rongeye kuririmba akaririmbo kamwe tubyinane aho ngewe ujya ubona kubyina mbizi ubundi ujya ubona mbizi turabyinana gute turabyina akaririmbo umva niba ushaka ntabwo tariki ya mbere zo kwa munani nibwo wambwiye ngo akazina kawe ntawagusimbura rururururu ntawagusimbura ntawagusimbura yazi murayizi ndayizi sha ya muzuri nino ndirimbo I'm in love baby I'm in love ya The Ben zuyizi irimbe twumve yandimbi avuga ngo indirimbo ya The Ben ivuga ngo I'm in love sibyo sindi nyizina ariko nzi ko yitwa I'm in love nta mutima mubi jewe igihe ndafite kuva uyu munsi oya byihorere niyo yashuha byihorere birava hano birangiye iyi ngi ntago ari nuze ntago ari za telefone z'amafuti zazi n'ibita ngo ni hajya zazindi z'abayesiteri bazitabuta dore ya Yusa naza kudusuzumikiramo yewe telefone rero yasinze nta kibazo bakize ibyo so rero akamwana ngiye ntago njya mpfa kwinjira mu buzima bwe kuko nawe byaramucanze yarasaze kandi ikindi cya kabiri ndagira ngo uyu munsi njye nifuje katwiganire njye nifuje gupromisinga urukundo rw'akataraboneka indese wewe akunda ujya usara ntago njya asara ngewe cyo nzakujyane kwa muganga ndera oya nzakujyane oya none ariko ntekereza ko nawe ubwawe yewe ntekereza ko nawe ubwawe nawe ubizi neza ko ndi umuntu w'umugabo sibyo nta kintu twaye undebye urabona ngiye nagushimisha mu rugo buriya tubanye ariko si ubwo ngewe urabona byakunda yewe umuntu w'umubyeyi nkanjye uri umwana reka kuri njye nabyo uzi ndashaka kumenya none ikintu kigiye kuba muri aka kanya uri tayari cyangwa uri tayari taba tayari ibyo ntazi ugomba kubimenya kandi ukabyihanganira ni ibiki ni ibiki ngiye kugupromisinga icyo bita impano oya nimba wayipanze yizana nakuzaniye impano ubwo nizo rinete rinete urabona aricyo kintu cy'agaciro izo rinete azonde kangoze bayongoze rero sasa iyo urebye abakobwa n'abahungu ni bande bakunda cyane abahungu nibo bakunda cyane uri seriye ko nta rukundo ngira si ngewe oya biragoye ngewe ugira umukobwa uba ugomba kunkunda cyane ariko noneho njye nari nzi yuko abagabo aribo bakunda cyane ikintu kigiye kubaho ntabwo ndi bwite ko washatse ntabwo ndi bwite ko ufite wenda boyfriend wawe cyangwa wenda umutware siko bimeze ngiye gutera ivi kano kanya wiki yakunera ivi sana zamura kandi warasaze ngiye gutera ivi ninjye mugabo wa danje uza kurutira abantu bose ninjye mugabo uza gutuza heza abanzi batagera ninjye mugabo uza kugurira amagorofa n'amazahabu ninjye mugabo uza kugeza ku isi n'ijuru akakuvuza n'Imana icyo nakayeba bikara gereka neza nyereka turebe nyereka nyina akantu bambika nyereka agatoki bambikamo hano je ntago mbizi ntago nanjye nkazi ari nakangaka agaze ko wasaze debe yani kano baragufunga nakangaka bamfunga se bandi mbona katajya mumwa cyane naguze impeta ngufi impeta debera iyo mpeta we ubu ngubu abagabo bose bagukundaga cyangwa bakwirukaga bahita bagenda ya danje iyi niyo mpeta ya danje igiye gusimbura abantu bose bagiye bakwanga ubu bagiye bayikuzana bazitseho iminyururu bagiye bagutega iminsi bavuga ngo rurantire we ngo ntabwo uzashaka ngo rukomere ariko mu by'ukuri ngiye nkeretse impeta ntuzuma amagambo bavuga abantu ntabwo dutinya abantu
ntago dutinya abantu dukunda abanzi cyane rwose sibyo mbese Ronate uvugije kuri umugabo mwiza wowe ubukeneye yaba ameze ute kandi ntumbeshe umugabo mwiza n'umenya inshingano z'urugo akagahaha kubaka urugo neza agatetesha natwo nk'ubwenge. Ese umugabo aramutse akenye wamutsiga cyangwa wamuguma ruhande? Oya umuntu ntabwo mwapfa gukena. Konzi ko ari abagore bahengera umugabo yakenye bagahita bahunga bakajya kubandi bariya nyine ni baba ari ibigoryi baba ari ibigoryi baba barasaze baba bafite toroma baba barasanze ntago baba ari bazima fo. Ariko ngiye ikintu nshaka kubya ni kimwe sibyo rero ninshaka umugore ubona agiye shaka bose baranyanze barantereranye bagiye bansawura bagiye bagaragaza ngo mitungo ngo niyo bashaka niyo bashize imbere ariko ngiye mfite gahunda yo kuzashaka umumetisi. Ndase wagiye uva ku kazi ugasanga bakwibye utasanga bagiye abagore ari danje man yewe nubwo abagabo bakunda ibintu sibyo nubwo abagabo bavuga ngo tugira ubugome ariko burya abagore bo nakandi kanzi ari umugore ubu kubera yuko baremwe kubera ko abagore baremwe bavuye mu rubavu rw'umugabo kandi umugabo kari we yaremwe abagore bataremwe baba bafite ishari bahita bumva ngiye ngomba kwereka ko umugabo murenzeho bagahita babikorana ubugome. So rero njye nagira nkubwire ikintu kimwe yewe nshaka umugore nzajya mpora musoma ku mano urumva mufatisha amano urumva munamishe dusenge Imana nindangiza musome ku gahanga urumva nindangiza musome bene mo hananga Swazi bene hanga ndahasi nindangiza musome no ku gahanga nindangiza nindangiza mushire mu matuza ryame mu gituza akarama avuga ati ni ubu niwo mugabo wa mbere mbonye ku isi tukarabaye rero mbwira usengera kano kandi ngiye gufuka musengere kano ushira ikiganza ku mutwe kuko mfite turoma nyinshi ufite abazimu ngira vuba bo gira haguruka unsengere Imana nico yagutumye hano ku isi kugira ngo usengere abantu haguruka genda gace kandi ibintu byawe byose urabona bino bintu mani ndabona no muntu atari gushaka kunsengera fata sengera ufata bino bintu mani sengera mana ujya haguruka kandi urashaka kumfubya ubundi uri umukirisitu ko muri ute kunsengera sengera n'urugo rwacu uzasengera urukundo rwacu uko hano mu mutwe kiraguke kagiye mana Kayusi ndamukweretse mukure mu byaha mugirire neza akumenye turari kuba ko afite trauma uzimukureho niyo trauma gusa n'ibisazi bibiri dore n'ibisazi ngo agiye gusarira ukaze nagiye n'inzira biranga mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen. Cyatangiye n'ikinisha ariko ubu ngubu bigiye kurangira birangire mu izina rya Yesu. Imana igiye kumuza nande n'umusheri wawe mwiza uzakubaha itarura TV show oya cyangwa igiye kumuzana zandaya zo muri Sotomana komana oya izo Sotomana komana senga komeza imivumo mukure mu burayi mukure mu mivumo mukure mu umva umurogore kuko afite abazimu n'abazimu kandi komeza ukore ibivumvuri bibishire mu neza mu tentire yashizemo ibirangi mu mutwe imisatsi nk'iyi nituyikeneye kuri Kayusi mu izina rya Yesu amen. Nawe uzogosha ariko nabonye ufite n'ugwiri ugwiri ku musatsi hejuru senga ntabwo urangiza gusenga ariko uyu muntu senga cyangwa ngiye nkunamishe ngufatisha mu musengero senga ariko kuntu mbuno muratege senga bwira izina rya Yesu Kayusi tumwirukane abadayimoni n'abazimu mu izina rya Yesu Kristo baragazima nazimubone koko kuiteka kumubone ko mu izina rya Yesu ahetse abazimu dore afite abadayimoni bamugize nk'ingegera izina rya Yesu ntabwo ndigegera ngende umuntu mukuru Imana imfashe ahubwo umuntu ukomeye nyobora abantu amen. Komeza ibigirwamana usengere n'abatinganyi bave mu butinganyi usengere n'abajura n'indazi zike zive mu burayi twagiye komeza usenge kora mu mutwe isoko mutasengara rega ntabwo urarangiza gusenga umuntu usa n'umuntu wapfobye umugabo Kayusi barambiwe na Kayusi turasenga nambaye amapantaro n'ibiki none se ntabwo umuntu asenga ahari hose nagasenga
we nakubonye wowe ukurisha igihe gusa byihorere wowe nakubonye usengera ibigirwamana uri gusengera umupfubya gusa ibyo bintu bizashoboka. Guys, tuzaheruka ubutaha ya Latina TV show. Ukande subscribe, like, share, comment. Ciao ciao.